Hano nk'uko mubibona turi muri Salon Action Salon, tugiye kubereka igikorwa cya pedicure. Pedicure iyo ugiye kuyitangira, iyi ni imashini yayo. Iyi mashini ikora pedicure. Ibi akaba ari ibikoresho twifashisha muri pedicure. Hakaba harimo scrub. Iyi scrub ifasha mu gukora massage y'ikirenge kikoroha. Hakaba harimo ni iki gifasha gukuba ikirenge kugira ngo cyorohe, ariko mbere na mbere wabanje gukoresha uyu munyu isati. Uyu nguyu uwushyira muri ano mazi aya ngaya kugira ngo bifashe wa muntu washyizemo ikirenge ko cyoroha, bya bintu biri ku kirenge bikavaho bikoroha, bikagufasha koroshya gukoresha iki ngiki kugira ngo bite bivaho mu buryo bworoshye. Iyi nayo ni scrub, ariko ziba zitandukanye, uzikoresha mu buryo butandukanye. Iyi ibanzaho ugakurikizaho iyi ngiyi. Hakaza n'isabune, murayibona. Iyi ni isabune ya pedicure, nayo ishyira mu mashini. Tugiye kubikora tubibereke uko biba bimeze. Mbere na mbere urabanza ugacana imashini yawe, ikabanza ikaka. Ushyizemo umukiriya akaba ashyizemo, iyo yashyiramo nk'amasegonda 5, imashini ikabanza ubushyuhe bukabanza bukiyongeraho. Ugafata wa munyu wawe, murawubona, ugashyiramo uri mu rugero, atari mwinshi. Uyu buhagije. Ikindi kintu ni isabune. Uhita ukurikizaho ya sabune yawe. Uko mubibona, iyi ni isabune turimo turashyiramo. Ikindi kiba gisigaye urindiraho nk'iminota 5 kugira ngo ibi twashyizemo bibashe gukora neza, nyine cya kirenge kibashe koroha. Noneho murabona ko ya minota ishize. Ukigiye gukurikiraho ni ukora pedicure nyayo. Pedicure wifashisha iki gikuba, murakibona. Mu gutangira utangira ku kuguru ushatse, kuko yose abagiremo icyarimwe. Mu gukora pedicure ubanza gukora aha hasi niho hambere, mu hagati ukoresha mbene aha haba horoshye, haba ari imiseno 2, uyu museno woroshye n'umuseno ukomeye. Umuseno ukomeye ukoresha wibanze ahangaha kugira ngo umukiriya ataza kubabara, na bya bintu biveho neza. Iyo ugeze ahangaha wirinda gukuba cyane, ukabanza ukagishyiramo kikabanza. Iyi ni step ya mbere tuba dukoze, ari na step ya kabiri yo gukuba bwa kabiri. Tugiye no gukora icya kabiri. Ubu iyi ni step ya kabiri tugiye gukora, ariyo ya nyuma.
Noneho iyo ugeze kuri step ya kabiri, icyo uba ugiye gukoresha ni scrub. Scrub nayo ushobora kwifashisha mu gukuba kugira ngo bibe akarusho, cyorohe cyane, bya bintu bishiremo neza. Iyo uri gukora iyi step ya scrub, wibanda kuri iki gice cyane cyane iki. Urabona aho bigeze, tumaze gukoresha ya scrub yacu mu gukuba. Tumaze gukoresha ya scrub yacu mu gukuba. Murabizi ko twakoze step ebyiri, iya mbere yo gukuba, iya kabiri yo gukuba, ariko iya kabiri hagati niho dukoresha ya scrub yacu, ariyo iyi ngiyi ya coffee. Niyo dukoresha ya scrub yacu mu gukuba. Mubona ko hahandi twakubye, haba mu bworo bw'ikirenge hose, mubona ko hagiye horoha, ikirenge kirasa neza cyane. Icyo tuba tugiye gukora ni icya kabiri. Murabyibuka yuko ubu ngubu tugiye gukoresha ya scrub yacu. Ariko mbere yo kuyikoresha turabanza dukubeho gatoya, tubone kuyishyiraho. Aha noneho twashyiraho ya scrub yacu. Iyo turi gukora iyi pedicure ya scrub ya kabiri, twibanda nk'uko nabibabwiye muri ibi bice: kumanura uzenguruka ikirenge, cyane cyane ku gasisino, kuko aba ari wakomeye kurusha ahandi. Iyo urangije kuyikoresha, ikiba gisigaye noneho dukoresha iyi ngiyi. Iyi yo akamaro kayo, ikora massage. Bifashisha mu gukora massage, kuko iyo umaze gukuba ikirenge, umaze gukoresha iki gikuba cyacu, biba bisaba yuko nyine uhita ukoresha iyi ngiyi kugira ngo kibashe kugororoka neza. Mu gukora massage yacu ntago bisaba kuba nabyo warabyigiye, ntago ari ugupfa gukora, kuko hari igihe ukora massage nk'umukiriya bikamugiraho ikibazo. Mbere na mbere ubanza kumusiga ya scrub yacu. Iyi scrub akamaro kayo icyo ifasha imitsi gukanguka, ku buryo umukiriya yumva amerewe neza. Mbere na mbere massage wibanda iki gice uzengurutse ikirenge, avuyemo hagati cyane cyane kuba bahoroshye cyane, kugira ngo bitamugiraho ikibazo. Hari uburyo tuhakora, ndabibereka uko tubigenza. Ukoresha iki gikumwe muri massage yacu, ukizengurutsa ikirenge cy'umukiriya. Nubwo mubona ndi kuzamura intoki,
iyo ngeze hagati ngabanyamo imbaraga kugira ngo umukiriya atagira ikibazo, ariko aha hejuru ho biba bisaba gushyiramo akabaraga. Iyo turangije ya masaje yacu tugisubiza mu mashini ya pedicure. Tukabanza tugasiga neza scrub tukabona ko yagiyeho, twarangiza tukabona gutangira massage yacu nk'uko mwabibonye twabikoze bwa mbere. Uko mubibona, iyo tumaze gukora massage yacu ikiba gisigaye ni ukoza umukiriya neza. Koza umukiriya byavaho ukamucira inzara ukongera ukanamwunyuguza neza ukoresheje step ebyiri z'amazi. Mbere na mbere turabanza tumwoze, dukoresheje ya mazi n'undi twakozemo kugira ngo za scrub zibanze ziveho tubone kumwunyuguza mu mazi asa neza. Twarangiza tugakandagiza umukiriya wacu mu mazi meza asa neza. Tukabanza tugakuraho ya mashini yacu kugira ngo tubashe gukora ibintu mu buryo bwiza. Murabona ko step yo koza isa nk'iri kurangira. Ikiba gisigaye ni ukuca inzara z'umukiriya neza, tukongera tukamwoza dukoresheje ya sabune yacu. Ikiba gisigaye tugiye kubanza tumuhanagure, tumara kumuhanagura tumucire inzara ze neza, twongere tumwunyuguze, pedicure yacu ibe irarangiye. Murabona iki ngiye gukoresha mwese murakizi ni coupe ongle. Iyi ni buffer yacu twifashisha mu guconga inzara. Aka ni agapensi gakata inzara zo mu mpande abaye zamwinjiriye cyangwa ushaka gukora ibyo ku ruhande. Iyi bayita cuticle, ikuraho utu tuntu tuba turi mu mpande y'inzara.
iyo uri guca inzara z'umukiriya ukora bijyanye nuko umukiriya abyifuza. Nk'uyu mukiriya wacu murabona yuko ntabwo ari busige, no guca inzara zose tukazimaraho tukazitunganya. Urabona ko igikorwa ndimo ni icyo kuringaniza inzara z'umukiriya, namaze kuzica haba hejuru cyangwa mu mpande. Iyo umaze guconga inzara z'umukiriya wawe, ikiba gisigaye ni ugukoresha ka gacutwo. Nanone ukaba uzi ko ibikoresho byawe wabitunganyije neza. Ubu nanone hari icyo ntabasobanuriye, iyo uri gukuramo urwara rw'ino uba uri sure yuko umukiriya wawe rutinjiye, ko iyo rutinjiye wirinda kugera hasi cyane, ukuramo ku mpande gusa. Icyo tugiye gukora ni ugukuraho utu tuntu two ku mpande dukoresheje cutwo yacu. Iyo tugiye gukoresha cutwo yacu, hari icyabugenewe oil, urabona tumaze gukoresha iyo cutwo yacu. Icyo turi gukora, turi gukoresha agapensi dukuraho noneho utwo ku mpande tuba tuzengurutse urwara. Iyo birangiye, umukiriya wacu asubiza ukuguru mu mazi, tugahita dukora n'ukundi nk'uko nabibabwiye za sitepu zose twagiye dukoresha. Urabanza ugahanagura umukiriya, warangiza ukifashisha kupongere yacu iyo ivuyeho dufata ka gapensi kacu tugakata utwo mu mpande. Iyi ni ya bafashi turi gukoresha turinganiza inzara neza. Iyo turangije dukoresha ya oyili yacu ituma dukuraho cutwo neza. Twarangiza, iyo tubirangije ibyo
twifashisha ya sabune yacu twoza umukiriya. Aka ni akaroso kabugenewe mu koza umukiriya. Iyo ibyo birangiye, icyo gisigaye ni uguhanagura umukiriya wacu. Iyo birangiye, igikurikira aba ari ugusiga umukiriya wacu amavuta kugira ngo wa mwera uveho w'ikirenge. Ubu tukaba turangije gukora pedicure yacu. Aramutse ari busige nka verine uhita umusigira, ariko uyu mukiriya wacu nta kindi kintu ari bukoreshe uretse pedicure yonyine. Mwatugana ni kuri Action Salon, mwese mukaza tukakorera pedicure, abashaka gukoresha manicure byose turabikora, imisatsi, makeup byose birahari. N'abashaka gusuka, abashaka gusa neza, mwese muzatugane tubakorera neza cyane. Murakoze. Hari byinshi utamenye kuko utigeze ugana Action, waba waracikirije amashuri ukaba witwe